Ndabashuje ndabifuza amahoro n'amahirwe muri hose. Ikiganiro cy'uyu munsi ni ikiganiro gishingiye ku nkuru maze iminsi numva mu gihugu cyacu mu Rwanda. Inkuru ntabiciye kure y'imikwa y'umupapa mushya, umupapa ugomba gusimbura ku isi yose papa dusanzwe tuzi, papa w'i Vatican. Muri make iri jambo papa ni ijambo rimenyerewe. Papa cyangwa papa mu kuvuga père cyangwa padiri, ni ijambo dukunze gusanga nakumenya ari naho honyine muri Kiliziya Gatolika, Kiliziya nyine y'i Vatican. Ni ukuvuga ngo iyo Kiliziya iri ku isi yose, uretse wenda mu bihugu bimwe na bimwe dusangamo nko muri za Korea, hari n'ibindi bihugu bitemera Kiliziya y'i Vatican cyane. Ariko ahangaha ndivugira iwacu mu Rwanda, Kiliziya Gatolika ni Kiliziya ikomeye cyane, ndetse hari n'igihe yigeze kugira ijambo rikomeye ukagira ngo ni nayo itegeka igihugu. Ibintu rero bimaze iminsi bibera mu Rwanda by'imikwa ry'umupapa mushya, ari nawe ngo umupapa w'ukuri, byatumye ntekereza cyane impamvu yabyo, ngerageza gusesengura no gusoma nanjye ibitabo bitagatifu kugira ngo numve inkomoko, imvo n'imvano y'iryo jambo papa. Nagira ngo rero mbasangize uko mbyumva cyangwa se uko nabibwiwe, niba nanjye njya munekerwa nka bimwe njya numva mu Rwanda. Ntabwo ngewe ndi bwinjire mu buzima bw'umuntu ku giti ke, ni ukuvuga ntabwo ndi buvuge amazina cyangwa se imibereho y'umupapa mushya wimitswe mu Rwanda, ariko atimitswe n'Abanyarwanda, kuko ndagira ngo ntabwo yimitswe n'Abanyarwanda bose, ndagira ngo ni abantu bake, wenda inshuti ze yasabye ngo bamugire papa, nabo barabimwemerera bitewe n'impamvu we wenyine cyangwa se bo bonyine. Ndavuga abo bantu bashobora gusobanura bakavuga bati twe twamugize papa, cyangwa se nanjye nemeye kuba papa ku mpamvu izi n'izi. Ibyo numvishije byo ngo ni uko byari bishingiye ku ibonekerwa ryabeye cyangwa rikibera, ibyo ntabwo nabimenya cyane, ahantu bita i Kibeho. Inkuru yahuruje isi yose, bakaza kwemera ko ngo habayeho amabonekerwa, uretse ko ugiye ku giti cyanjye ayo mabonekerwa ntabwo nigeze nyaha agaciro kenshi. Imana imbabarire, nuko ngewe mbyakira ibibera cyangwa se byabereye i Kibeho, ntabwo nigeze mbiha agaciro kenshi mu myemerere yanjye, uko nemera Imana n'ukuntu mbana nayo. Ntabwo nigeze mbiha agaciro, akaba ari nabyo biri butume n'ibintu bifitanye isano n'ibyabereye i Kibeho ntari bihe umwanya mwinshi mu bitekerezo byanjye igihe nsobanura cyangwa se ngerageza gusobanukirwa Imana icyo ari cyo. Imana ni nde? Imana ni iki? Tubana nayo gute? Ni ikibazo abantu benshi bakomeza kwibaza, ariko icy'ingenzi ni kuyishakisha, gushaka kumenya Imana nicyo cy'ingenzi, kuko nayo nicyo idushakaho. Izayi ngo yarayibonye asanga atagombaga kuyegera kubera ubwiza bwayo, kubera ubukaka bwayo, ubuhangange bwayo. Ayirebye asanga atarakwiriye kuyegera kubera ibyaha bye, ibicumuro bye, mbese ntabwo yari atagatifujwe ku buryo yakwegera Imana. Ubu ngubu ni umuhanuzi Izayi duha agaciro abemera Imana ya Aburahamu, Imana ya Yakobo, Imana Nyiringoma, Imana Nyiringabo, Imana itegeka isi yose, Imana yaremye isi n'ijuru n'ibirimo byose. Abemera iyo Mana baha Izayi umuhanuzi.
nk'umuhanuzi, umuntu ukomeye cyane, bamuha agaciro rero gakomeye cyane ku buryo tugereranyije urugero rwe, nubwo dushaka Imana ariko kugera aho dushobora kuyegera ngo tuyijye imbere ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu bikomeye cyane. Izayi atubere urugero, tuyishake ariko dutinye no kuyijya imbere, dutinye kuyegera nk'uko Izayi yabiduhayemo urugero. Icyo ni ikintu gikomeye cyane. Umuntu wubaha Imana, ushaka Imana, umuntu wita ko ari umugaragu w'Imana, ko ari umukozi w'Imana, ko ari umwana w'Imana, yakagombye gutekerezaho inshuro igihumbi, inshuro nyinshi cyane kugira ngo yumve ko arimo kwegera Imana. Ni ukuvuga kugira ngo wegere Imana ugomba kuba utagatifujwe. Gutagatifuzwa rero nibwira ko ari ibintu bitoroshye cyane turi muri iyi si. Simpamya ko muri iyi si harimo umutagatifu ku buryo yagera aho ngaho akita papa, ni ukuvuga ise w'abatuye isi bose. Ni ibintu bikomeye cyane. Ijambo papa ni ijambo rikomoka ku Kilatini, ku rurimi rw'Ikilatini ndagira ngo bavuga papa cyangwa papa, niho bikomoka. Bisobanura ibyo iwacu mu Rwanda twita data cyangwa se w'umuntu. Ni ijambo nanone mu Kigereki ndagira ngo ni papas, mu Cyongereza ni father. Ndagira ngo iryo ni ijambo data cyangwa papa, ni ijambo umuntu n'abatemera Imana bita ababyeyi babo papa, kuko nyine baba ari basi. Umubyeyi w'umugabo bamwita papa. Mu Kinyarwanda kuvaho amadini aziye babyita padiri. Padiri ndagira ngo naryo ni ijambo ry'Igitaliyani padre, nabyo bivuga papa, data. Urumva ni ijambo rijyana ku mubyeyi, umubyeyi w'umugabo. Buriya iyo wemeye ko umuntu akubera umubyeyi, nk'uko itegeko rya 4 muri amategeko 10 akomeye, kuko burya amategeko ngo ni menshi cyane, amategeko y'Imana, ariko muri amategeko 10 hari itegeko rya 4 rivuga ngo urajye wubaha ababyeyi bawe, ni ukuvuga so na nyoko. Iyo rero wubaha umubyeyi ukamwumvira, ntabwo umwiteruraho kirazira. Nicyo gitumye buriya nubwo nubaha cyane umwami Rudahigwa, umwami w'u Rwanda Rudahigwa, uyu waragije u Rwanda, Kristu umwami. Ariko kuba yarabatijwe akemera ko umupadiri amubatiza, akavuga ati, akamuhamagara ngo padiri, ni ukuvuga akemera kumwita data, hariya ndagira ngo umwami yaraguye mu mutego. Uko umuntu utazi ikimugenza ukamwita data, utazi yaturutse ukamwita data, ni ukuvuga ko uba wemera ko n'ibyo azagutegeka byose ugomba kwemera byanze bikunze. Iyo rero uri umwami w'igihugu ukemera ko umunyamahanga aza akiyita so, ukabimwemerera, ni ukuvuga ko n'abaturage bose ubagize noneho babuzukuru bose mbese ubu bashyize munsi y'ikiganza cya wa wundi. Icyo ni gitumye uko kwitwa data, kwita abantu data, tukitwa abanyamahanga data, umuntu akaza akiyita so ukabimwemerera. Yezu hari ukuntu yabikomojeho mu Ivanjiri ya Matayo igice cya 23 ku murongo wa 9, ku bantu bakoresha Bibiliya
ntagatifu avuga ngo mwebweho ntimukagire uwo mwita so muri iyi si, ngo kuko hariho so umwe wenyine mu ijuru. Ikintu rero ngewe kiri buntere kwibaza byinshi cyane ni ukubona umuntu uzi iryo jambo Yezu yavuze, akaza mu izina rya Yezu avuga ati nimunyite so, nimunyite so. Kandi Yezu Kristo we yagaragaza ko kwita umuntu so cyangwa data, umuntu akaza akiyita so, akiyita padiri, akiyita père, akiyita papa cyangwa akiyita papa. Yezu yabibonagamo ubwibone n'ubuyobe cyangwa kuyobya abantu. Nicyo gitumye yatanze iryo tegeko, izo nyigisho arababwira ati mwebweho ntimukagire uwo mwita so muri iyi si, kuko mufite so umwe wo mu ijuru. Aha ntabwo ndimo guca urubanza, ariko nagira ngo tugire amatsiko, dushake kumenya ukuri, dushake kumenya ukuri kuri abo bavandimwe cyangwa se abo banyamahanga bita ba data, umuntu akiyita so atanakuzi, nta n'icyo azakumarira kindi, ariko ukemera umuntu akaza akiyita so. Bamwe ngo ni abaterebura, ngo ni ba père blanc, data w'umuzungu. Uri umwirabura, uri umukara kundusha, ngewe uvuga ndirabura cyane, ariko umuntu w'umuzungu akaza akiyita ngo ni data ngo w'umuzungu, agahamana ubuzungu bwe, akaba mu buzungu bwe, akabaho kizungu, akanyita umwana we. Kandi ngewe ubwo ngubwo rero umuntu yavuga wenda ngo ni data muri roho, ubwo umuntu yayifata uko abyumva, nge nivugiraga. Ariko se umuntu akaza akiyita ngo ni papa cyangwa papa, bigafatwa uko, abantu bakagendera munsi y'amategeko ye, akiyita intumwa ya Yezu, kandi azi neza ko Yezu atemera ko abantu bagira se ku isi uretse ko data umwe wo mu ijuru. Ni ukuvuga ngo igihe wemeye Yezu, igihe wemeye Imana, wemera ko Imana ariyo ikubera so gusa. Icyo gihe umuntu rero urwanira uyu munsi kuba papa, nagira ngo abanze atekereze kuri iryo jambo n'izo nyigisho za Yezu, kugira ngo yemere kuba se w'abantu n'uburyo agiye kubamo se. Buriya abantu, hari abanyamadini nk'abo bita aba evangeliste cyangwa abaporoso, ndagira ngo n'abavenisi n'abapentekosti, ndagira ngo bo bakoresha ijambo pasiteri, cyangwa se ndagira ngo no muri Kiliziya Gatolika pasiteri ni umushumba, no muri Kiliziya Gatolika ndagira ngo bavuga umushumba. Ubwo wenda we yashobora kuvuga ko ari umushumba wa Kiliziya, ariko nk'umuntu wita umushumba w'abantu, ngewe nabyemera, Imana ikanyita ikiyita umushumba wanjye, nkemera nkaba inka cyangwa se uburyo busha itungo imbere y'Imana. Ariko umuntu akaza kuvuga ngo ni umushumba wawe, ngo ni pasiteri wawe, ubwo ni ukuba wemeye kuba itungo rye. Ubwo uba wemeye, iyo wemeye ko umuntu akubera umushumba, uba wemeye kuba itungo rye. Ahangaha niho nkundira menya, niho honyine abanyapolitiki batsinze igitego, kuko bo bita abayobozi. Kuyobora abantu
mu nzira mu buryo bw'amajyambere cyangwa se bw'iterambere mu bya politiki n'ibindi byose, iterambere ry'igihugu ni byose, wenda ukababera umuyobozi kugira ngo ubereke aho wabonye aho ibitekerezo byawe n'ibizima, kuko bishobora kubayobora ku iterambere. Ariko kuvuga ngo umuntu araje abaye umushumba wawe, kandi tuzi ko kuba umushumba ari ukuragira amatungo, ihene, inka, intama, ndagira ngo aha naho kwibazwa cyane, kubera ko buriya itungo rijya aho baryeretsa aho rijya. Itungo riyoborwa nyine n'umushumba waryo. Umuntu rero wemeye ko hari umuntu ukubera umushumba, ubwo nuko muri wowe nawe uba wemeye kuri inyamaswa, kuri itungo ibyo byose sinzi niba umuntu yabyita inyamaswa, ari kumenya atari umuntu, itungo. Abo bantu rero batuyobora mu byerekeye niba ari iyobokamana, niba abayobozi batuyobore ku Mana, niba bazi aho iri, niba bo bazi aho iri, icyo gihe kubera ko dukurikije rwa rugero Izaya yaduhaye, we ngo yarayibonye, ariko uwamenya aho Imana iri natuyobore, ariko areke kuturagira kuko tutari amatungo. Iyo kintu rero njyewe nita, ndakoresha ijambo ry'igifaransa cyangwa icyongereza, kuko mu kinyarwanda ni nko kwivugurura, ni nk'ivugurura, ni nka revolution cyangwa revolution, sinzi ukuntu umuntu yaba, n'ihinduramatwara, ni nk'ihinduramatwara. Ibyo bintu byo kuvuga ngo kanaka ni umupasiteri wanjye, ngo kanaka ni data, ngo twari dukwiriye kubitekerezaho inshuro nyinshi kugira ngo tubyemere. Ariko niba ari abayobozi b'itorero, iri niyo itorero kandi ni iry'abantu, aho ngaho nabyemera, kuko buryo ugiye kureba na kiliziya, niba ari umukuru, niba ari data, niba ari se wa kiliziya, aho twabyemera wenda, ariko nabyo umuntu yabireba neza. Ariko kuvuga ngo umuntu ni so, icyo gihe ndagira ngo uba wemeye ko ibyo azagutegeka byose ntabwo ibyo azagutegeka byose, ni nacyo gitumye ubu ngubu turi muri cya gihe twibuka, ndakoresha ijambo ubwicanyi hirya no hino ku isi bukorwa n'abanyamadini bakoresha abayoboke babo, no mu Rwanda byabayeho mu bwicanyi bwakorewe Abatutsi. Ugasanga padiri ategetse abantu cyangwa pasiteri ategetse abantu, abayoboke be ngo nimunkurikire dukore ibi ngibi. Hari n'abiyahuye, ndagira ngo mu bihugu bimwe na bimwe, menya ni Bugande byarabaye, ngo imperuka igiye kuba, noneho kubera ko wa muntu baba nyine babaye amatungo ye, bakemera kumukurikira mu rwobo. Ibyo bintu niba ari ihinduramatwara, niba ari revolution, yari ikwiriye kuba ubunona, abantu bagahindura ubundi buryo bwo kureba imyemerere n'imibanire yabo n'Imana. Batiswa amatungo, batiswa abana b'umuntu wanze kubyara, ukemera ugasuzugura so, ukubaha umuntu uyu n'uyu wiyise so, ugasuzugura umutegetsi, ugakurikira umuntu wiyise umushumba wawe. Urumva ibyo bintu hatarimo ubujiji bwinshi. Ahangaha turaganira ku ijambo papa. Ngarutse rero ku bibera mu Rwanda by'umuvandimwe w'umunyarwanda nawe washatse kuba se wabatuye isi bose, ari jyewe
ngomba kuvuga ngo ngomba kugira data utananzi byanga utananzi, bampitishijemo data wo mu Rwanda na data wo mu menya niba ari umunyamerika cyangwa se niba w'i Vatikani, nahitamo data wo mu Rwanda. Naba nawe amenya hari igihe wenda yaba yaratembereye akagera ku musozi mvukaho, wenda akaba yarageze iwacu ntabizi, naba nawe byakumvikana. Ariko gufata nk'umuntu aturutse Ghana, yaturutse hehe, aje muri bwa mu kadege wa mugani kwa kundi ko babivugaga ngo baje mu ndege, akaza na ya makanzu ya baje akaza akiyita so, nawe ukabyemera. Sinibyo ahubwo nuko ndamupfuka ukageraho no kumupfukamira. Ahubwo muribuka igihe batangaga ibintu ngo by'amasakaramentu, ukagenda ugapfukama imbere y'umuntu, ugapfukama ukamubwira ibyaha wakoze byose, ngo nakoze ibi, kandi ntunamenye ko urimo kubwira senyine. N'igihe wenda yabaga n'umupolisi wambaye ikanzu, kuko uko niko bagendaga bakora ibyo bita statistique cyangwa se imico. Abantu naba bitwara gutya, bakora ibintu bakoze gukora no kurogana, ibintu bakoze gukora no kwicana, ibintu bakoze gukora no kwiba, bagakora ni ukuvuga bakagenda bakora nk'ibarura cyangwa isesengura ry'imico y'aho bagiye, kuko nibo inshuro nyinshi nibo bazaga n'imbere y'abakoro yabaje gukoroniza. Noneho barangiza ngo bipadiri, ni ukuvuga data, bakita ba data, tukabyemera. None uyu munsi turimo turarwanira no kuba ba data bisi. Wenda hari aho kugira ngo nikakandi bivuga ngo akebukanye wa mugarura, wenda baje kutubeshya, wenda natwe turagira ngo tujye kubasubiza ibinyoma byabo. Urumva tuvuga mwabaye ba data, natwe dushobora kuba baso babana iwanyi. Ni ukuvuga ngo ibintu birimo kubera mu bintu by'amadini, cyane cyane ko tutazi n'aho ayo madini akomoka, ni ukubyitwaramo neza. Ni nacyo gitumye ukoze icyaha nyuma, benshi bakoze ibyaha bijyanye no kwita gutyo. Ngiye nibwira ko no mu maso y'Imana ntaciye urubanza, nkurikije ibyanditse nyine muri Matayo igice cya 23 ku murongo wa 9, ngo maze mwebweho ntimukagire uwo mwita so muri iyi si. Umuntu rero wita ngo ni se w'abantu atanazi, atanafitiye n'impuhwe, ndagira ngo bene abo bantu bakoresha mu magambo twari dukwiriye kubitondera, tukababaza niba bazi ibyo bavuga bo bonyine. Mbese bo se ni abarinde, umuntu akaza akiyita so, se we ninde? Uramuzi kugira ngo nibura uzamenye sogokuru wawe, kuko iyo ufite so ufite na sogokuru, niba ntibeshya. Nese niba dufite Imana imwe yo mu ijuru, niba rero turabavandimwe, rero niba Imana yacu ari imwe, niba se wa data ari nawe data, mwumva ko turabavandimwe. Ntabwo rero dukeneye papa, ntabwo dukeneye abo bita ba père padiri, ntabwo dukeneye. Ndumva ari ibintu byumvikana ndetse na cyane, kuko niba twese ari uwo wita padiri, ari uwo wita père, ari uwo wita papa, niba dufite data umwe mu ijuru, nk'uko twese turi abavandimwe. N'uwashaka n'ikiganiro yakirangiriza hano, ndagira ngo ni ibintu byumvikanye. Turashaka impinduramatwara, imyumvire itaturutse i Vatikani, kuko bareba hungu, ndavuga mujye mwumva, hari indirimbo njyamo igihita ngo yita Sabana. Ntabwo imigambi yabo yari miremire cyane, kandi ubu baracyakomeza kudushyira munsi y'ikiganza cyabo, tukaba abacakara. Wenda ibyo kuba abacakara mu buryo bw'umubiri, kwa kundi baguraga abantu bakanajya kubakoresha mu mirima, niba byaranarangiye, ariko ubucakara bwo mu mutwe
kuko aho tugeze ni ubucakara bwo mu bucuruzi. Ibikoresho bikorerwa iwanyu bakavuga ko nta gaciro, ko bidakomeye, nta gaciro bimaze n'iki byose. Ubu ni ubucakara mu by'ubucuruzi. Ariko kugira ngo nyine ibyo byose bigerweho hagomba no kubaho ubucakara mu mutwe. Ubucakara mu mutwe ubu ngubu nibyo biriho. Urumva ari papa wo mu Rwanda no kugira ngo wenda babwira ati natwe dushobora kuba ba papa banyu. Ndagira ngo nicyo bivuga, ahubwo harimo ubutumwa. Urumva harimo ubutumwa, nubwo wenda bwaba ari ubutumwa budashingiye ku kuri cyane, wenda ubutumwa bw'umuntu ku giti cye ntawamenya, ariko nibura byatuma ni nk'umuntu kugutera ibuye nawe ugatora irindi hasi ukarimusubiza, cyangwa se ugatoragura ryawe yaguteye ukongera ukarimusubiza. Papa w'i Vatican na papa mu Rwanda bagaterana amabuye mu izina ry'Abanyarwanda, mu izina ry'Abanyafurika, mu izina ry'abatuye isi yose. Urumva ubwo twavuga kuri papa nyine. N'ubushumba nabyo nuko. Niba twese rero dufite umushumba umwe, turareba muri Zaburi ndagira ngo 23 ivuga ngo ndagiwe n'umushumba mwiza ntacyo nzabura. Umushumba niba umushumba wacu ari umwe, ari Imana, ubwo rero abo bapasiteri nabo bemere twese tuba amatungo y'Imana. Mbese itungo ryaragira irindi. Reka nigarukire kuri papa na papa cyangwa padiri. Niko ko muri iyi minsi dukoresha internet. Dukoresha internet cyangwa internet. Mu Kinyarwanda hari mudasobwa. Mudasobwa ndagira ngo ni computer hari. Sinzi ibyo byose dukoresha internet. Hari ibintu bita mu kuvuga bita data muri internet. Ni ukuvuga ngo files zose, iyo data niyo ziba zikomokaho. Ubwo abize ibintu bijyanye by'ubuhanga mu bintu bya internet bararushaho gusobanukirwa ku buryo bashobora kudusobanurira neza. Iriya data imeze umuntu yayita nk'intangiriro, mbese tuvuge mu Gifaransa umuntu yabyita nka matière première. Ni ukuvuga ibintu bikomokaho. Ni ukuvuga nk'ubu ngubu wenda tuvuge nk'umwenda wambaye, tugashaka wenda ukomoka wenda nko ku kabuto k'ipamba. Akabuto kazavamo igiti kikazavamo pamba, ya pamba ikazavamo ubudodo. Ni ukuvuga ko ka kabuto kavuyeho igiti kezeho pamba, niko umuntu yakwita matière première. Data rero nayo niyo ibika ibyo, nuko ayo mafiles cyangwa amafichier cyangwa ayo maprogaramu yose dukoresha muri za internet, niyo aba akomokaho, babyita data. Nubwo iryo jambo data rikomoka wenda ku ijambo ndagira ngo ni Igitaliyani ahari cyangwa Ikilatini ya datum. Ari nabyo ndagira ngo bivamo n'ibintu bijya kumera nka date cyangwa ibyo byose turasanga ko ari inkomoko y'ikintu. Matière première, ikintu gikomoka hana. Ni ukuvuga ngo aho niho haba ari inkomoko
nyakuri mbere y'uko ikintu gihindura isura, ariko hari ahantu cyagiye gikomoka. Data ni kwere. Nagira ngo rero mbibarize, mu Kinyarwanda ijambo data rivuga iki? Mu Cyongereza rivuga father, cyangwa mu Gifaransa ngo ni père, ariko twebwe akaba ari se w'umuntu, umwana azamwita data. Inkomoko ye, inkomoko yanjye, inkomoko ni nk'urumuri rwavuye ku rundi. Inkomoko yanjye data. Ikakuntu rero igitumye ambabwiye iryo jambo data, nuko nkunze kwiganirira inkomoko cyangwa isano ururimi rw'Ikinyarwanda rufitanye n'amagambo y'Icyongereza cyangwa se andi magambo y'amahanga. Data ni mu Cyongereza, ariko data bikaba none ari Ikinyarwanda, ijambo ry'Ikinyarwanda. Ubwo rero sinzi, kubera ko numva hari benshi tuvuga ko abantu bose inkomoko y'abatuye isi yose ikomoka mu Rwanda, none n'ururimi n'indimi zose zaba zikomoka mu Rwanda. Nuko nguko nivugira, nibwirira abashakashatsi mu by'indimi, nubwo twabivuze dushingiye ku bibera mu Rwanda bya ba papa cyangwa ba papa, cyangwa biyita ba padre, cyangwa biyita ba père, ndavuga baterebura n'abandi nkabo. Ni ukuvuga bemeye inyigisho zabo. Ni ukuvuga ngo burya ngo ukuri gushirira mu biganiro. Data ni Ikinyarwanda, ni Icyongereza. Abashakashatsi ubwo muzatubwire niba mbere yo kuba Ikilatini byarabanje kuba Ikinyarwanda, niba se twebwe twaramenye iryo jambo ry'Ikilatini n'abazungu n'abapadiri bataraza, cyangwa abapere cyangwa abapapa bataraza kuduhindura ibitekerezo. Ndabashimiye, ndabifuriza amahoro, amahoro y'Imana, Imana Data umwe wenyine uba mu ijuru. Ndabashimiye, ndabifuriza amahoro y'Imana, Imana imwe gusa, notre Père qui est aux cieux. Ndabifuriza amahoro y'Imana aturuka kuri Father, only one Father in the heaven. Urumva ibisigaye byose kubyitondera, kuko ntabwo tuzi inkomoko yabo ba papa, imigambi yabo ntabwo tuyizi neza. Imana izatubwire. Imana yonyine, Imana yonyine itwohereza Roho Mutagatifu wayo muri Kristo Yesu nemera. Ndagira ngo nabo bita ba papa na ba papa na ba padre bemera bareke tuyoborwe na Roho Mutagatifu mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo tubashe kugera ku Mana itwiyereke, tutazagenda tukagira ikimwaro, tukagira isoni nka Izayi. Imana